turebera hamwe byinshi bitandukanye bikomeje kuvugwa ku rupfu rw'umunyamakuru wa Radio na TV10. Rero tujye kuba tubigaruka gatanu kuri kagenzi kako, ariko sibyo tujye kuba tugarukaho gusa kuko hari urwandiko yasize yandikiye umukunzi we, dore ko n'ubundi yari afite ubukwe kuri Boxing Day cyangwa se ku munsi ukurikira uwa Noheli, ubwo ni ku itariki 26 z'uku kwezi turimo ku mwaka wa 2024. Ni inkuru y'akababaro rero igeze mu Banyarwanda ndetse n'abakunzi ba Radio TV10. Ni umunyamakuru wari umusesenguzi ukomeye cyane, ndetse yakundaga abantu kandi agakunda gutebya cyane mu biganiro yabagari na Oswald Oswakimu nk'uko musanzwe mumenyereye nawe mu biganiro bitandukanye rero byasesenguraga amakuru yaranze icyumweru kuri Radio na TV10. Rero ni inkuru y'akababaro y'incamugongo mu Banyarwanda. Rero urwandiko yasize yanditse cyangwa se yari yandikiye umukunzi we, bari bagiye kubana akaramata, dore ko ubukwe bwabo bwari ku itariki 26. Urumva apfuye habura iminsi mike cyane, ni iminsi 5 gusa yaburaga ngo akore ubukwe. Ni inkuru y'akababaro rero ku mubyeyi be ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye basanzwe bakunda cyangwa se bari bishuti za Radio TV10 ndetse n'inshuti ze cyangwa se n'umuryango we muri rusange, dore ko n'ubundi na Oswald Oswakimu yagize icyo atangaza. Byose rero munyemerere tubigarukeho ndetse n'icyamwishe tubanze tukigarukeho, ubundi mite mbasomera iyi baruwa cyangwa se uru rwandiko rukomeye yasize asigiye umukunzi we mbere yuko yitaba Imana. Umunyamakuru wakoreraga Radio na TV10 Pascal Habababyeyi yitabye Imana. Yakoraga muri weekend nk'umwe mu basesengura amakuru yaranze icyumweru. Amakuru ahari agaragaza ko ari urupfu rutunguranye kuko ajyanwe kwa muganga ejo hashize ari muri koma birangira hasize ubuzima. Ni urupfu rwatunguye abatari bake kandi rwashenguye imitima ya benshi mu Banyarwanda benshi batandukanye ndetse n'abakunzi b'uyu mugabo. Bivugwa ko kandi aba babyeyi yari afite ubukwe ku tariki 26 Ukuboza 2024. Haburaga iminsi 5 gusa, nta nubwo ari iminsi 5 ahubwo ni iminsi n'amasaha, kuko ubukwe bwari kuba mu masaha ya mu gitondo. Umuyobozi mukuru wungirije wa CHK Prof Nyundo Martin yabwiye itangazamakuru igihe dukesha iyi nkuru ko aya makuru yayamenye kuko uyu munyamakuru yarasigaye ashinzwe itumanaho mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHK. Umuyobozi mukuru wa Tele10 Groupe ibarizwamo Radio 10 ndetse na TV10 Augustin Muhirwa yabwiye ikinyamakuru igihe dukesha iyi nkuru ko amakuru yibanze yabonye ari uko Pascal Habababyeyi yazize uburwayi butunguranye. Umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu ukorera Radio 10 na TV10 yabwiye igitangazamakuru igihe ko Habababyeyi yari umwe mu nshuti ze za hafi ku buryo yashenguwe no kumva ko yitabye Imana. Ati inkuru babimbwiye mu gitondo kugeza ejo nta kibazo yari afite. Yari afite ubukwe kuri Boxing Day cyangwa se umunsi ukurikira Noheli. Mutuyeyezu asobanura Habababyeyi nk'umuntu wari imfura witanga kandi wari inshuti ye ya hafi. Ati buriya ikiganiro dukora cyitwa Ahabona cyagarutse ari njye nawe tukigaruye kuva muri 2018. hari hashize imyaka 6 tugikora kidasiba n'amezi nta mezi menshi yarashize ageze muri CHK, kuko mbere yakoraga mu bitaro bya Rutongo ashinzwe inoza mubano. Hari hashize amezi make abonye akazi nk'ushinzwe itumanaho kuri CHK. Yakomeje agira ati niwe mwana w'umuhungu nyina yari afite, bari babiri we na mushiki we. Ni inkuru y'akababaro kandi ni inkuru y'urupfu yambabaje cyane. Twakoranaga ikiganiro tukiganira tukarebana umupira tugasangira, yari umuntu wanjye wa hafi cyane rwose. Ni inkuru inshenguye umutima cyane nkuko rero muri kubyumva. Ni inkuru y'akababaro kandi yakomeje no gushengura imitima ya benshi. Ni umunyamakuru rero mwiza cyane kandi yari umunyamakuru witanga mu kazi ke kose. Mwagiye mubibona mu bakurikiranaga ikiganiro Ahabona cyasesenguraga amakuru n'ubundi yaranze icyumweru hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku nkuru zagiye zivugwa icyumweru cyose bagendaga bazisesengura, ndetse murumva ko yari umwe mu bashinzwe cyangwa se ufite ibikorwa muri CHK mu bitaro rero bikomeye cyangwa se ibitaro bitanga ubuvuzi bukomeye cyane.
ni inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose muri rusange ndetse no ku mukunzi we. Birababaje cyane kuko umukunzi we kugeza kuri ubu ngubu byamunaniye kubyihanganira cyangwa se kubyakira. Uburyo yakiriye iyi nkuru ntago busanzwe kuko biratandukanye, ndetse n'umubyeyi we mama we waje kuba umubura kuko yari afite abana babiri gusa ari we ndetse na mushiki we. Murabyumva rero ko ari inkuru y'agahinda ndetse inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda yumvikana. Ni nyuma rero y'umunsi umwe tumaze kubura n'undi muntu ukomeye cyane cyangwa se umustar ukomeye cyane. Umwaka wa 2024 udutwariye abantu benshi cyane rwose, mwagiye mubona Pastor Ezra Mpyisi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye harimo na Badori Imbogo. Umwaka wa 2024 muri industry cyangwa se mu gistate cya entertainment ndetse no muri show business muri rusange, uyu mwaka utwaye abantu benshi bagiye batandukanye. Rero uyu munyamakuru ikintu kibabaje cyane n'uburyo yari afite ubukwe hafi bw'ubura iminsi 5 gusa. Umugore cyangwa se umukunzi we wari witeguye kumubera umugore we akaramata, ubu ngubu kugeza kuri ubu ngubu ntago kubyakira biri gukunda kuko nawe ameze nk'uwahise urwara bitewe n'uburyo yaje kuba bimubabaza cyane amaze gusoma ibaruwa yari yaramwandikiye mbere cyangwa se yari yamwandikiye mbere y'uko apfa, kuko ni ibaruwa iteye agahinda. Ni ibaruwa rero yari irimo ibyishimo byinshi cyane, ariko ari kuyisoma musheri we cyangwa se umukunzi we bikamubabaza cyane kuko yayanditse mbere yuko yitaba Imana, kuko nta nubwo arazi ko ariko bizagenda. Ariko iyi baruwa yari irimo amagambo yuje urukundo amubwira ko dore urareba ko tugiye kuzarushinga mu minsi mike iri imbere. Ndagushimira ku buryo twabanye, uburyo wagiye umumuriza muri heshi nagiye ncika imbaraga. Niko iyi baruwa yagendaga ivuga, avuga ati nagiye ncika intege muri byinshi bitandukanye ariko ukankomeza, niyo mpamvu nanjye nafashe icyemezo cyo kuzakubera umugabo kandi nkakubera umugabo mwiza, ndetse nkazatuma uhora wishimye. Sinzigera ntuma ushoka amarira y'umubabaro, ahubwo nzatuma ushoka amarira y'ibyishimo cyane. Murumva ko rero yari ibaruwa yujemo n'imitoma myinshi cyane yari yaramwandikiye mbere yuko yitaba Imana. Ni ibaruwa rero yasomaga umusheri we cyangwa se umukunzi we, noneho agaturika akarira bitewe n'uburyo yibukaga ibihe byiza bagiranye, ndetse yari yaramushimiye byinshi bitandukanye muri iyi baruwa, amubwira ko bagiye kurushinga kubera ko yabonye ko ari umwari mwiza umubereye kandi unabereye u Rwanda muri rusange, imico myiza. Muri iyi baruwa yagiye ayimushimira, amushimira uburyo babanye igihe kirekire, agira ngo anamugerageze ku buryo si yarabuze ubushobozi bwo kuba yashinga urugo na mbere, ariko yagiraga ngo arebe koko ko umwari nta kindi kintu amukurikiyeho. Ibyo byose uyu mwari rero bakundanaga marabisoma, amarira akazenga mu maso ndetse agaturika akarira bikamurenga cyane. Urabyumva ko rero ari inkuru y'akababaro. Natwe rero hano kuri Kigali Time TV ibyo twifuzaga kuba tubagezaho, tunabasomera uru rwandiko rwose yasize yandikiye umukunzi we rubabaje cyane kandi runateye agahinda. Icyo twakwifuriza rero uyu munyamakuru ni ukugira iruhuko ridashira. Namwe rero ibitekerezo byanyu aho ngaho muri comment mumwifurize iruhuko ridashira. Reka rero mbashimire kandi mbifurize kugira ibihe byiza rero aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Ndabashimiye cyane.